Ushobora kurota urya inyama zonyine zivanze n'ibindi byo kurya, ari mbisi, zitukura ndetse rimwe na rimwe ukarota urya umuntu cyangwa se nawe bakurya. Nk'uko dukomeje kugenda turebera hamwe ibisobanuro by'inzozi zitandukanye, kurikira iki kiganiro wumve ubusobanuro bw'inzozi zikunda kugaragara, inyama zikaba zigaragara muri izo nzozi kurusha izindi. Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Sitari 204 TV, ni kwa Koko wahageze, ikaze ikaze ikaze. Niba ari ubwa mbere tugiye kubana, kora subscribe kugira ngo ikindi gihe nituzajya dushyiraho ibiganiro byacu byiza bya buri munsi, uzajya ubana natwe, kuko kubana natwe ni iby'agaciro, ntabwo uzigera uhombera hano hantu. Ndabigusezeranije rwose, ahantu hagera uzamenya imiti itandukanye, umenye ubusobanuro bw'inzozi, turaganira ku buzima busanzwe, ni ibintu byinshi rwose kuri Sitari 204 TV tugenda tuganira, dusangira ubumenyi, ibyo tuzi natwe tubibagezaho, ubundi tukarushaho kugira ubuzima bwiza. Ntukureho rero utarumva iki kiganiro cy'uyu munsi, wenda wajyaga urota urya inyama cyangwa uzibona, cyangwa ujya kuzihaha, cyangwa uzitetse. Kurikira wumve ibisobanuro by'inyama, byo kurota ubona inyama mu buryo butandukanye, ubundi umenye icyo bishatse kuvuga. Uburyo bwa mbere ushaka kurotamo inyama ni ukubona inyama mbisi. Inyama mbisi izo arizo zose bivuza indwara ikomeye ushobora guhura nayo. Nurota ubona inyama mbisi, uzasenge cyane, kuko hari igihe uba ugiye guhura n'uburwayi bukomeye. Uzasenge Imana ibigukurireho, ntabwo biba byoroshye. Uburyo bwa kabiri, kubona inyama zitetse. Nurota ubona inyama zitetse, biba bikwereka gukira indwara ikomeye cyangwa kurangira kw'ibibazo bikomeye wari ufite. Aha ni igihe warose ubona inyama zitetse, biba bivuze ko ugiye gukira wenda indwara ikomeye wari ufite, cyangwa se ukaba wari ufite ikibazo kikuremereye, kikaba kigiye kugira iherezo ryacyo. Noneho uburyo bwa gatatu, kubona inyama z'ibiguruka. Inyama z'ibiguruka ubwo ni iz'inkoko, imbata, inyama nyine za biriya bisimba cyangwa se amatungo agira amababa. Bigaragaza ibihe byiza ariko bishobora gukurikirwa n'ibyago bikomeye. Biba bivuze ko ushobora kuba ugiye kugira ibihe byiza muri iyo minsi iri imbere, ariko nyuma yaho ukaba wahura n'ibyago bikomeye. Murabona nyine biriya bintu by'amababa, amababa ushobora kuba uyafite mu kanya gato, umuyaga wahuha amababa akigendera, kandi ntube wabasha no kuyatora ngo wongere uyarundarunde. Ni wa munezero w'akanya gato. Nurota ubona inyama z'ibiguruka nabwo uzasenge cyane. Hanyuma ubundi buryo bwa kane ushobora kurotamo inyama, ni ukurota urya inyama. Iyo urose ubona urimo kurya inyama, bishatse kuvuga icyaha cyatewe n'amagambo yo guhubuka utatekerejeho. Bisobanuye ko ushobora guhura n'ingaruka z'icyo cyaha cyatewe n'amagambo wavuze uhubutse, bikaba bigiye kukugaruka. Uburyo bwa gatanu ushobora kurotamo inyama, kubona inyama nyinshi 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 nyinshi, nk'ikirundo cyazo, mbese za nyama ubona ukabona ni nyinshi, ni ikimenyetso cyo gutera imbere mu mbere. Uburyo bwa gatandatu, kurota ukata inyama. Iyo urose ukata inyama, ni impinduka nziza kandi zihuse z'ubuzima ubayemo. Uburyo bwa karindwi ushobora kurotamo inyama, ni ukurota ugura inyama cyangwa se wagiye kugura inyama. Bisobanuye inyungu z'ibyo ukora ziba zigiye kwiyongera, ariko niba izakwaka amafaranga nabyo bikazaba byinshi. Ni ukuvuga ngo ni kwa kundi ushaka kubona amafaranga mu gihe gito menshi, ariko kandi ugahita ubona n'ibiyatwara. Rero nk'igihe wabonye amafaranga akaba aribwo uburwayi buhaguruka, akaba aribwo imiryango ikenera amafaranga, akaba aribwo inshuti zikwaka amafaranga. Ni ukuvuga ngo araza ariko akagira n'ibiyatwara byinshi. Uburyo bwa munani nabwo ushobora kurotamo inyama, ni ukugura inyama ariko zangiritse. Ukarota urimo uragura inyama ariko ukabona zarangiritse, wenda zirahumura nabi cyangwa zimeze nk'izaboze.
iki ni ikimenyetso cy'uko ushobora kuba ugiye kuvugwa nabi, ugiye guhura n'ikibazo cy'amagambo cy'uruvugo, nurota wagiye kugura inyama ariko ukabona zarangiritse ukabona si nziza, uzamenye ko ushobora guhura n'ikibazo cy'uruvugo. Ubundi buryo bwa 9 ushobora kurotamo inyama, kurota ugura inyama mbisi. Kurota ugura inyama mbisi biba bisobanuye ko ushobora kuzabona ubufasha ku nshuti zawe. Nubona wagiye guhaha inyama mbisi ari nzima nta kibazo zifite, umenye ko ushobora kubona ubufasha ku nshuti zawe. Uburyo bwa 10 ushobora kurotamo inyama ni ukubona inyama z'intama n'iz'inka. Aha ngaha ushobora kuzahura n'ibibazo mu miryango iyo urose ubona inyama z'intama n'iz'inka. Noneho ubundi buryo ushobora kurotamo inyama ni ukubona inyama z'ingurube, akabenzi. Abakunzi bari hehe? Aha ngaha kurota ubona inyama z'ingurube cyangwa akabenzi ushobora kuba ugiye kugera ku bukire utatekerezaga. Ubukire utatekerezaga. Murabona ukuntu ingurube ubundi tuzi ko ari itungo ry'umwanda, ariko uburyo akabenzi karyoha ntabwo ushobora kubigereranya na hahandi bimeze. Niyo mpamvu rero nurota wagiye kugura inyama z'ingurube nuvuga ngo ushobora kuba ugiye kugira ubukire utatekerezaga, nk'uko nyine nawe iyo uriye akabenzi wumva karyoshye ku buryo utabitekerezaga ukurikije n'ahantu ingurube ziba cyangwa se n'ibyo zirya. Hanyuma rero kurota urya inyama zawe, usibye ko izi nzozi zo zidakunda kubaho cyane, ariko nta kitaba mu nzozi, birashoboka ko ushobora kubirota. Nubona wazirose rero izi nzozi, iyo uzirose ukennye, wari umukene mbese wari ku rwego rwo hasi, uba ushobora gukira vuba, kuko nyine hari ibintu bimwe biba byakanjwe, biba byagiye wabimize, icyo gihe ushobora kuba umukire vuba. Noneho iyo uzirose wari umukire noneho, ni ukuvuga ngo nanone ushobora kuba ugiye gukena, kubera ko nyine bwa bukire bwawe bwakanjwe, wabumize, bwagiye, wiriye mbese, bivuze ko ushobora kuba wakena mu buryo butunguranye. Hanyuma uramutse uzirose uri umugore, bisobanuye ko ushobora kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi, ukaba ugiye kugwa muri icyo cyaha. Nuzirota uri umugore ukarota ubona urimo kurya inyama zawe bwite, uzamenye ko icyo cyaha ushobora kukigwamo. Hanyuma kurota bakurya byo bisobanuye ko ufite abantu bakugendaho, uzasenga Imana ikurengere. Nurota hari umuntu ushaka kukurya, kwirukankana ngo akurye cyangwa se akanagushyikira akakurya, uzamenye ko hari ibiguhiga ariko bivuye mu bantu bawe kandi ba hafi. Icyo gihe uzasenga Imana irengere kuko ntabwo bizaba byoroshye. Uyu munsi rero kadusoreza aha kuri izi nzozi zerekeranye no kurya inyama. Ni ayo makuru twari twabakusanirije. Niba hari ubundi bwoko bw'inzozi ushaka ko tugusobanurira, twandikire muri comment, hanyuma tumenye izo nzozi ukeneye ko tuzigusobanurira, natwe tuzabigukorera vuba. Hanyuma niba iki kiganiro kigufashije, kimpere mugenzi wawe, kandi nawe ushyireho comment tumenye uko muba mwakiriye ibi biganiro byacu tuba twabagejejeho. Rero Imana ibampere umugisha, kandi nakagaruka kuri Star 204 TV. Bye bye bye.